ko mvuga cyo ntabwo nabivuga uriya urive tureba akarabyindira nicyo kibazo kiri hagati yacu jo naka groupe k'abasore bane nta muntu ugipfa kumenyera urabyumva amazina yabo Pazo Bruno Joe na Max Joe niwe usa nkaho ari mukuru muri bo kumbona mutawufungura shaka ntabiti arasubiza ngo urakesha ntukabikigwa amaguru urebye ko karengetse nakonje nibye mu gasome rwose karamenyetse karamenyetse kabisa ngaho mukagotomere kumenyana n'abantu nkamwe nigeza cyane mukagotomere tugire tuganire karimo karamenyeka ariko ko nanjye ndabona akagereka gire hano njye ndahamenyereye rero ni mu rugo kamari barakuze wayo baranze rwose kikurira gafite amafaranga turabona ibintu by'ifaranga sakazi amafaranga se kandi bongereho n'indi ndabona ari buze no kugira tumaze iminsi mu nzira hakeye yewe nta handi mwera muri ahandi musindira ariko mubanza mukubitosha kamari barakuze uzongo bitaciye baya kamari na ntuzanavuge nabi kandi unaje no kwikopesha ukaza witwaje iki baragukopa hanyuma rero nizere ko mumaze gushira icyaka noneho twaganira cyane rwose tubyazwe n'isi andi ko bimeze rwose ahubwo urimo dukereza mfite ikiraka cyo gushaka umwana wabuze uranyumva neza wabuze kandi rwose mfata na wowe arabagufatira iki se muze ntarangamuntu ufite se ntarangamuntu afite ndabizi komeza rero mfite mituweli yonyine mfite mituweli dusanga nawe dore bagezeho turimo kubasereza umukoje indangamuntu umva umwana rero ndi gushaka ndashaka ko nafasha kumushaka nta kibazo muramurikiye ikintu rero cy'indyamurye gisa nkaho kinkomereye ni agakundi nshaka yuko munyinjiriramo bye fureshi mukamenyera amakuru yabo kuko ako gakundi hari abandi bana nari naragatumyeho ariko bagiye baratinya niba abandi baratinya urashaka turazwe ntabwo ushaka kubaroha bisa n'abarohera iki ahubwo icyo nshaka mwebwe ni uko mugenda mukanzanira amakuru y'impamvu muri kumva neza ushaka kubaroha ndashaka yuko mugenda mukamenya amakuru y'ako gakundi kagizwe n'abasore aba bane muri kumurikira mukamenya amazina yabo aho batuye icyo bakora ibisekuruza by'iwabo nta n'ikintu none se umwana wamubwirwa n'iki cyamukwereka ahubwo ntabwo akiri umwana ubu ngubu ni umusore uri mu myaka 26 numva ko aragimbutse ndashaka yuko mumenyera ayo makuru ngaho usumune yamunyerwa n'iki usumune yamunyera kuki hari akantu ufite abari n'abagabo baranywa urabona uriya busenzi paul baranywa buriya do kuri yacuritse umutwe mu mavide ari burarimo ubwo ari amuteze tumusigamo abagabo bene banywa abantu bene baranywa wumvise icyo nababwiraga buriya muri abanyabwenge uwo mwana yabuze yambaye akantu mu ijosi ikimenyetso cy'umuryango kakoze mu ishusho ry'ihembe none se usaza adatse gafite byagenda ute
nicyo cyaba ari ikibazo ariko tugize amahirwe yaba kikambaye yitwaga Mugabo Jonathan urumva ikindi kandi nyina ajya kumuta yamutanye n'akandi kuba mbere nanjye namutaye none agarutse kumushakisha Mbega abagore batagira imitima ubu se yashaka iki twe guca imanza twebwe dukora ibitureba ibyacu ni akazi ibyo byo guca imanza byo tubyihorera ahubwo mwebwe muri tayari afite tayari kiza nuko bazadureba nta kibazo niba muri tayari rero nimumara ako gacupa babongere n'akandi mama yicariye aho ngaho None yicariye. mama umeze neza Jeannette we Kane. ese buriya we igihe umuntu abagamagariye ubuge mu icyo tumutumva Nani nabikora byo. zana mama mu mazi ese ubundi amwe imiti kugiye mama Yego nimwera kugira. ngamuzana amazi yo kunywa Naho ubundi mwana wanjye meze neza usibye ko numva nta mbaraga mfite. Nyafire. Ubundi se muvandimwe wawe akira mama byo kumushaka bigeze he? mama navuganye na wa mugabo dore niba ntashye kakiri kare ari buze kuza atubwira agejeje Naho ubundi mwana wanjye kwibona ndahangayitse. Ntamutse mvuye muri ubu buzima ntamubonye ntabwo nazaruhuka mu mahoro. mama erega nawe ntabwo utagize ngo umubone kandi n'Imana irabizi ko utamutaye urwango kandi ko umutabwa ngo ntabwo ari kumutakwera urwango ahubwo n'ubwango azanga mama Reka mwana wanjye kuba warataye umwana ni igikomere kitapfa kukuvaho ugasita nk'ubu nzi neza yuko agihumeka urumva bitankomereye. mama ndabyumva ko nanjye mpamvu ndi gukora uko nshoboye gusa ngo mubone ahubwo se mubutse gato Allo naho ngaho Jeannette genda ufungure umuntu ku rupangu mama umugabo arahageze kubwiraga Ni intwari. yagize vuba Ubu nizere ko nzaniye agakuru keza. mama Kandi mwana wa narose inzozi. mama ariko ndamwizeye aratubwiye inkuru nziza cyane ngowe yaje karibu star yego kama hey muri sanga komera yego cyecu Karame. amahoro Amahoro n'amahoro. karibu rero mwicare yego urakoze yego cyecu Karame. amakuru y'iminsi se Yewe. Biragenda gahoro gahoro. Usibye ko muri iminsi iri mukunsiga n'ukuri. ni izabukuru ese ni izabukuru Arifi perezida kama amakuru y'iminsi se washa makuru ni meza ahubwo se Jeannette tubakiriza iki sawa gora oya ntacyo ntacyo rwose Uruko rumeze rutya koko ukagenda nta kintu ufashe. Oya turakwakira. oya mukecuru wikwigora Ye. muzanyakira ubutaha Ye. ubu ndi kwihuta ahubwo naje kubabwira amakuru y'aho akazi nkageze ahubwo se Ngaho tubwire perezida rwose. nawe rigeze he bo icyiciro cya mbere birasa nkaho nyigeze ku musozo ariko gisa nkaho kidatanga icyizere kuko ahantu nagiye hirya no hino mu miryango mbaza aho nabazaga nasangaga abana bari muri iyo miryango bafite aho bakomoka ntagiye yewe no mu kigo cy'imfubyi nsanga aho bagiye bohereza abandi bana nabo bafite imiryango bakomokamo bivuze ngo icyo cyiciro cya mbere gisa nkaho kitatanze amakuru ashimishije Ariko rero nawe ko naguhaye ngo
ugiye gushaka umwana ntabwo navuga ngo ugiye gushaka abasore b'agasozi kose. mama ihangane reka narasoza kutubwira yego ahubwo se ngaho tubwire. wakomeza ukatubwira nari ngikomeje icyiciro cya kabiri rero Yego. cyo kirasa nkaho gitanga icyizere ariko ntabwo ari 100%. Ubu mfite andi makuru y'agakundi k'abasore bane shaka gukurikirana neza nkamenya abo basore aho baturuka ntihazwi, amazina yabo ntazwi, mbese imyirondoro ibibaranga ntabwo bizwi ngo bakomoka, ntiwamenya ngo nabo kwa runaka ni bene ndi. Ayo makuru rero ndashaka kuyavimuzi neza. Abo ngabo uko ari bane ni akagurupe mbese kameze nk'akamabandi, ni abanywa urumogi, ni abasinzi, ni ba bantu biba, mbese ako kagurupe byanze bikunze karatanga icyizere kuko no mu kigo cy'imfubyi babwiye ko abo bantu bagendeye rimwe baturutse uko ari bane. abasore bane uretse gato abasore bane Bruno Pazo Max na Joe abasore baraba oya ntacyo mbizi ibyo gusa mfite amakuru ko ari akagurupe k'abasore bane ahubwo wowe keretse niba hari icyo ukazi. mama Ariko se uriya mugabo Kamari amagambo avuze abasore bane waba ubazi? ya ntabwo mbazi nta kintu mbazi ntabwo mbazi cyangwa hari ikintu bishe? mama nta kintu naguhisha nta kintu njya nguhisha nta kintu naguhisha mama. Noneho niba rero ntacyo mpisha tugende ngwino tugende mu nzu. Bari ikirere ndabona kimaze no kugira. Genda mama. Hano ko rumvura ukuye hose washobora ukaruca ukabuzana. Bigenze bite gutabwira? Uziranije ibintu nkori. Umuginga ngende nkubita ikofi hasi ngure. Ibintu byose eba kumba umuginga ari kuri telefone arimo arapangana n'isadonda zene wabo ngo bankure menshi. Ariko cyane nabikubwiye. Mani baby yo kumaji ntagara abantu mani. Ako mani ndakigishije. Ukoze iki rero? Nishe facture zanjye gusa nayo nari nagahaye yayishanje bakagaruye kuri moto nayo ndayakaka cyonzi cyo karasigara kuza amasafuriya hari cyo gukundira nta mwana w'imihanda abantu heza ntibibaho ndakuza ariko mfite ikintu cyo kumara mu mushinya wose mfite igisubizo tujye gusura bafofu none se mwana Iveta riyose fete yo musiri w'ikindi ntago njye bakora ahubwo ko ka
kankwereke reka tubatungure wahindura imyenda gusa urebe ko tugenda baraduhindure ko dahita tujyayo Fafa ntabwo urimo kumva umuntu ukomanga cyangwa ntabwo ari hano sawa wajya kumukingura ko numva bifite ibitotsi Surprise! Yes, wait! Come on, Joe. Bruce, you're welcome. Ah, it's a surprise. Was it this? It's out. kuri hano wenyine se ntabwo byaragenda birashaka gasa si ko muticara mukomeza muhangane uretse kunanirwa gusa ariko abandi bimeze neza bose umeze gute nanjye meze neza twari sha mba ndi mu kazi kandi ntahabwije cyane mbese ahubwo buriya ntabwo ufite ubwoba cyane ko buba bwije wajya uburenganzira no guherekeza niba ntacyo bitwaye yewe ubu se nabyo ni ngombwa kubikorera kuri njye ntacyo byaba bitwaye cyane ko hano ibirenze biri Sheri, twisohokere hanze ndumva nawe ashyushye. Wowe nta kibazo ikoti ndaguteze ngiyo twambaye. niwe ninjira wambaye Humura nta kibazo ugera hanze hano harashyushye. none se jo bino muravukana cyangwa ni umuvandimwe usanzwe n'umuntu mu bantu Bruno ni umuvandimwe twahujwe n'ubuzima muri make niwe muryango mfite nawe ninjye muryango afite sha Paul disi ndumva usa nawe wakoze ubabaye cyane nta birenze icyangombwa nuko ndi muzima ubu si kutambwira iki uzajya umbwira nze nguherekeze kumanda ndetse urumva ubishaka kuzajya umperekeza cyane wari uzi ko ari burage ndumva byaba ari ukwivuna cyane ndetse binarenze ndamutse nivunye ukaba utekanye n'icyo byaba bitwaye Shadivine urabangutse we bashaka beko ndarayasebe ego ko yemuko umva jo uyu nguyu bamwita Divine nawe turabana kandi twariganye yishimiye kumenya ariko ndabona atari ubwa mbere mubona birashoboka kuko nanjye ndabona hari aho muzi Ive reka turebe Bruno dutahe n'amasaha arimo kugenda nizere ko atari njye ubirukanye ariko no ntabwo rero twirukanye twari duciye hano ngo turebe ko umaze kumenyera duherukana mwimuka sha
nshaka murimo kwihuta cyane se dufite akagahunda hari ahantu nayinjyanye na Bruno niyo mpamvu ndetse nta kibazo reka tuyerekeze none Sawa tuzagaruka muzagaruke